abantu mu by'Imana. Iterambere ry'ubworozi ni kimwe mu cyafashe umwanya munini mu biganiro by'iminsi ibiri byahurije hamwe abakora mu buhinzi n'ubworozi baturutse mu turere twose tw'igihugu barebera hamwe uko hafatwa neza umusaruro wabonetse mu gihembwe cy'ihinga cya 2024 A ndetse n'uko hategurwa igihembwe cya 2024 B. Muri ibi biganiro Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri yabajije abaveterineri impamvu batitabira kwaka lisanse ibemerera gukora, maze abaveterineri cyane cyane abiganjemo abakora ku rwego rw'imirenge ndetse n'uturere bagaragaza ko lisanse itangwa n'urugaga rw'abaveterineri mu Rwanda usanga ipfobya imirimo bari basanzwe bakora ku rwego rw'imirenge. N'aba baveterineri nabo mumbwira igihe bazo n'impamvu mutaka lisanse, impamvu mutayaka niki ngo muba abantu bazwi kuki mukora kwihisha muri hishiki? Iyo ufashe inshingano za veterineri wa leta, duty and responsibility mu kaziki, ugafata na license y'urugaga, lisanse y'urugaga ipfobya inshingano za veterineri wa leta. Bivuze ngo iyo ufashe veterineri wa leta ku murenge afite inshingano zo gukorodona ibikorwa byose by'ubworozi at sector level. Iyo ni inshingano ye ya mbere. Iyo ugiye ku rugaga kwaka lisansi baguha license ya extension, bakaguha na license yenda yo gupima no kwemeza ubuziranenge bw'ibikomoka ku matungo, bakaguha na license yo gutera intanga. Ubwo iyo ugiye beyond y'ibiri kuri license hakavukamo risque du métier, icyo gihe ntacyo mwavugana wakoze ibyo utemerewe, kandi wagaruka mu nshingano ugasanga azi sector vete n'ubundi uzabibazwa. Zira license batanga bandikaho imyuga 3 gusa, kandi nk'abakozi b'umurenge bashinzwe ubworozi nta kintu kimwe duhejweho ku mworozi. Icyo mvuga ni ku kijyanye na lisanse, itegeko ry'urugaga harabo rikumira cyane cyane nk'uko muzi ko abakozi b'imirenge benshi ntabwo twize field zimwe, ariko urugaga rwo ruvuga ko ugomba kujya mu rugaga agomba kuba yarize veterinary medicine. Abandi bantu bose ntabwo bari included, keretse rero niba itegeko ryarahindutse. None se wewe wize iki? Yewe nize animal production. Hari yo ngo wemeye ko mu veterinary? Byanze bikunze ari urugaga ari twebwe hari ngaho nafite ikibazo. Radio na televiziyo Flash mu gushaka kubaza urugaga rw'abaveterineri mu Rwanda ari narwo rutanga iyi lisanse ku baveterineri bose, ntibyakunze ko tubona ubuyobozi bwarwo. Gusa muri ibi biganiro Dr. Solange Wituze umuyobozi wungirije wa RAB yavuze ko mu minsi ya vuba bagiye gushaka uko baganira n'uru rugaga rw'abaveterineri mu Rwanda harebwa icyakorwa. Rero tuzavugana na RCVD kandi mu buryo bwa vuba bo babafungurire nibashaka babahe access kuri byose cyangwa se ibigendana n'akazi bakora. Muri rusange usibye izi mpungenge zigaragazwa n'abaveterineri zikijyanye na lisanse bahabwa, bifuza ko cyazakemuka kinajyanyiranye n'umubare w'amafaranga bacibwa agera ku 60,000 bavuga ko ari menshi, ndetse hakajya hanongerwa igihe iyo lisanse imara. Umuhoza Honore, Flash TV.